kumva ngo dufite umukozi ariko n'ubundi ntagendamo ubu ba Kigali yaba ari aha mutuma n'isabune ko yicara genda ubundi ntiyagishaka iki avuga ati nimba nayo ubusa rwose ahita uzangira buje zirasa nabi nawe ababyutsa nyiyenzaho wazimuhanagura igeze uzahita wanazirangije ndebere ibyana byodi umunsi kandi ibi ni ibikimbonye rudobo roge ndabona amasuku yakwishuye amereye nabi reka sinabo ube kugura amakara none se kwiyogereza inkweto marino kubera iki nagushatse ndakubona uzanye kugeza cyo kubera bero kuno oya mani mbabarira ntabwo wajya woza inkweto mpari zana hano wowe koza inkweto mpari sone nakubuze oya ntukajya ukora iryo kosa rwose rega nubwo bimeze bityo ariko ngewe ntari biryanjye kandi nawe ntari biryawe nyine wenda uretse ko habaho gukomana amahembe kw'inka zibana ariko nge ntari ikishovu bavuga tukora nezanyoko buja kumuganira gusubiramo ariko usiga ubona ukuntu ndi umwana mwiza izagenda biza icyo n'amagambo menshi gusa kuri ntarindi oya ho mumara nta by'amagambo menshi nta by'amagambo wowe nuko umbonye ubu ngubu wundi amagambo yaragabanutse kugira ngo hari ikintu cy'amagambo nyigira iyo mbere naravuga noneho n'imitwe y'abantu ikajya baragurika ariko nyine ntari ibi iki ubahe mu cyaro cyari wanye neza kitanigeze ngaho nanone wumve nyine nanone uzajya ugenda uhamenya amakuru yose bayaguhera umunsi umwe cyane gusa usigaye ubona ukuntu ndi umwana mwiza se wabibonye ejo bundi nakogereje moto bisha uzamara umwaka utajya mu kinamba vugisha ukuri iyo yanduye umuntu urongera akayibuza ntabwo umutima bisha narayihamije ntabwo yakongera kwandura ariko wanyemereye n'inda bishatse za keke sawa reka nzirwanagurire ntare ako nyine rudomo nanone ntabwo twazajya duhora dushondana gutya gusa kibazo si wowe se oya noneho ngewe ubundi mbyutse meze nk'umuntu wabatiye ariko reka nkubaze sibyo maze kandi ndagusubiza akazi kawe hano urakazi mbo wenda akazi yego cyangwa we akazi kanje ndakazi ese nk'ubu tukubajije tuguhembera iki ariko nazanye kubujeze meze izanye kandi niko kazi kawe tujya saa 6 nijoro na mu gitondo ako nanone nyene no kambwiye ngo njya saa 6 na nijoro ntabwo uba wabingaburiye ngo dukomeze ahubwo tubiguhembera tugembera kurya nabyo birimo kuko ako nakazi oya reka ture no kuzamurana amasukari ukuntu wowe nyine icyo nshaka nuko twiyunga tukaba abana beza kandi warabibonye mw'iminsi nabaye mushyashya bo ngaho cisho vuba rero nkweto ututeka vuba nje uzamujya mu kazi ndi oya nibyo rwose boss ngomba kubikora kandi nk'akazi sawa ogira vuba ariko kabisa nyine ariko ndabeshatse zakeke umura we gabanya amagambo yego aha nzaba mbarirwa nyine mama maze iminsi nyine nkugiye mu bintu by'akazi ariko nyine biri kugenda neza nta kibazo ibi ni aha niho mukorera aha niho dukorera ibi nibyo dukora ni byiza disi ngora no kuzajya nsabira gahunda n'iyi ubwo nyine akazi mbona kagenda neza nta kibazo ni byiza nawe ugishyiramo neza kuri gusabira imigisha yose y'Uwiteka ugishyira kuri iyo meza y'isigaye ugize none wakuje neza bitaro ntabwo nzongera kubivuga narihanye menye wanjye noneho wisubiye cyane bababaje na mushiki wanjye cyane nababaje nta nzongera kubivuga uramwumva nabyo mbona azongera kumwumva ano mwana wanjye mbonye ikintu kikubuza inzoga ubwo uwo munsi nawubona koko mbonye utakinywa inzoga ni ukuri kw'Imana zivuye ano uzi ukuntu usa agahinda udutera ejo nabonye mushiki wawe nayo nababaje ariko wabonye agahinda udutera mushiki wawe abonye ukuntu yaraye nabi yaraye ariko ntabwo nzongera ni ukuri kw'Imana reka nabivuga wenda pfukamye ushaka icara agasemba bazimuzime neza ano niba wisubiyeho ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro ano untera agahinda ubabaza mushiki wawe
ese ubu inzira uzajya unyura hose bavuga uriya mwana wo kukanaka koko unywa gutyo ubona ko bizagenda ni ukuzabatsaba imbabazi nabo ababyeyi b'inshuti zawe bose bari bazi ko nitonda ko wambaye izina ribi ni ukuzabatsaba ariko Imana ihabwa icyubahiro ubwo uretse inzoga ntabwo nzongera ariko kunywa inzoga mana we ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro uzatanga ishimwe ye uravugisha ukuri ntabwo nakubeshya ngo ntazongera kunywa inzoga noneho ntabwo azongera ni ukuri ndazimusabiye nawe urabimusabiye ndazibahaye bana wanjye ntacyo nabima ntareka inzoga ngiye kwigomereza nigira mu by'ishuri by'inzoga ntabwo nzongera kunywa iyo ubona koko ibintu byose inzoga arizo washyize imbere ubona aribyo byiza ni kimwe ngiye kuzana muri kino gihe kuba uvuze iryo jambo ryonyine kuziretse reka dutegereze turebe hari icyo nadi nta kibazo pe dutegereze kandi ni ugukomeza gusenga tukamusengera nyine tubihe Uwiteka tubihange amaso agahinda wanteye basumba barere nyine ninde wasinze ninde uri hariya mu muhanda ninde nta kimana ihabwa icyubahiro n'iryo jambo ryonyine ndarigushimiye mwana wanjye saba ngaho genda ujye gukora ibyo ngibyo ndaje ibyo nakubwiraga birangiza mama ko nashakaga yuko muruhushya byakunda bwo kujyayo no kujya guhana rifitanye gahunda na sheri kuri uyu munsi turi busohokane ubwo rero yari yabinsabye ndavuga ngo ngomba kubanza nyine ngakwaka uruhushya sheri se ariko sheri ubu ntarabona muri uru rugo ese reka nkubwire reka nanabyuka niko nari noneho ugeze naho kubwira ngo ujye kureba sheri katuvugane turebana niko warambwiye sheri utaragera hano muri uru rugo ugiwe kumureba gute ariko abakobwa bo mwabayemo ntabwo ngiye kumureba iwe aho mugiye guhurira hariho hose ubu se ujya ku muhungu ujya ku muhungu kureba kumushaka wiki ni ukusohokana gusa nta handi narumiwe murasohokera hese wakabyara ntabwo mbizi nyine niba uhazi ntabwo ngiye ntazi reka rero ububwire ese akazi nari nakubwiye kuko wabirangije washyizeho inkono nayishyizeho noneho ubu ugiye kureba sheri reka rero ububwire nadi ikintu cyo kumbwira ngo urasohotse ugiye gusohokana n'abahungu ikintu cyo urabyumva ariko mama ubwo uranyangiye tega amatwi ubanza wumva icyo nkubwira ikintu cyo kumbwira gusohoka uwo musheri wawe simuzi muri uru rugo ntaraza hano ngo yigaragaze mumenye nagera hano akigaragaza tukamubona urumva umuryango ukamubona tukamenya ngo ni uyu nguyu muzasohoke mugende ariko mama wanjye ureka kumbuza uburenganzira garuka hano singiye gushaka amasheri mu bahungu mafi biteze byiza waramutse ese burya wabyutse yego ndi hanze ndimo gufura mungu nawe namubuze noneho sari yagiye abizi se ariko sinizi kubiza ajya ambwira ibintu bye mbona agenda nkabona agaruka ariko nibagiye kubabaza ngo ejo bundi muri ya minsi ntari mpari ngo ntabwo mwitwaye neza abantu nabo batesheje umutekano muke ikiga gihe rero nabyutse nigera mu kazi nk'ibisanzwe yego ngeze mu kazi natwaye umusinzi reka mugani wa naje unaniwe tukabona uko tuganira natwaye umusinzi ndabikubwira gute se kirandukira ngeze hano rero mbwira papa Kigali afashije kwakishiza iriya moto ko ngiye gusubira mu kazi ko numva nananiwe aho simbimubwiye ko ndabimuhembe abarangurukanye reka da hatari cyane nganya ndakaze agira ngende cyangwa ati bundi wazanakiruka cyumariye ikintu kirawe ariko igihe kigera ukamenya kigenda gihinduka ariko rero buriya mu ruhande rumwe nuko kigira ibigambo byinshi agira ibigambo hari amagambo avuga nansesereje urabizi ibibazo byanjye urabizi hari igihe avuga amagambo nkumva nansesereje nkumva sinzi ukuntu bimeze ariko nanone muri gahunda y'akazi arakora no gushyira umutekano w'urugo arabishoboye n'ubu ngubu nari namuzi ariko araje asanga ndi gufura ndamwereka inkweto nzikucisha none se ngo yari yagiye he najya kuvuga
menya yari yagiye guhaha nibyo gaze yari yashizemo kandi n'amakara twari dufite uko byashoboka mu n'abanyafite vlog tumenya n'amakara ave kuzana gaze yari yashizemo kandi nta makara twari dufite ubwo ngubwo nibyo niho yari avuye kandi ko namubwiye ko nshaka ko ntekera agatogo nkagira nkabona kugenda kuko mfite gahunda yo kugenda hari gahunda nshaka kujyamo yego nazo kugenda ryari ubwo rero ndazi kugenda mu mwanya kunoza kugenda ndire dute ko mbwira musimbuka ko nanjye muto nayizo ngiye kwa nduka cyangwa bagenda mu mwanya ruhukeho gakeya ubundi urugire kuko ndashaka kujyana hari ndashaka kujya kwishyura mituweli z'abantu hari mu itsinda hari abanyamuryango bashaka kwishyura mituweli mwajya mu bibina ndashaka kujya kuzibishyirira rero nkabona gukora ibyo nkora kuko buri ubuzima ni ingenzi nicyo cyambere ubuzima nicyo cyambere baba nta bwishingizi bwo uri muri risike nari meze neza nta kibazo gusa ntacyo pe nta kibazo nawe safari yagenze neza nta kibazo muri makeya rwose pe maraye uzi naniwe nyine ndakureba ndavuga ntabwo nakuvugisha ntabwo tujye kuvugana mu gitondo byutse nabwo mbona umeze nk'umuntu unaniwe hanze hari bireba uko bimeze unamubwira gucishiriza utwo tuntu n'ayo makara yashyize ku mbabura njya mbona adashobotse nanjye ndumva nanisonze arango hari igihe mvuna mu mutwe nkumva birarangiye rwose ubuse wari kurunguruka kino kabyara nubyo ntabwo nandi kumviriza ntabwo nandi kurunguruka ahubwo ikibazo ino rido sinzi ikibazo nayo isigaye ifite mabujande none se rido ikibazo ifite ubanga mpaka umutwe ukora hasi wumva gatari gukora iki mu ntabwo nakojeje umutwe hasi yewe rero sinzi ukuntu usigaye ameze n'ino minsi mabujande ntabwo nigeze nkumviriza wari uri kumva none se musanze umutwe uri hano hasi aho nyine urabona hano aka kasikariye kari hejuru noneho iyi rido nayo uzi ukuntu imeze ejo bundi naratambutse mabujande yari intemye none nari ndi kureba ahantu hanemye nyine ngo mpakosore ngire ikintu mpakosoraho iyo mico ntabwo ariyo ngewe sinkunda imico nk'iyo ngiyo ngewe niba njya mu nzu ukajya kunyumviriza uranyumviriza ariko sinakubwiye kibuza kuzakirukane ntabwo urebe ntabwo ndi umwana mwiza koko we hari igihe ugenda uvanga guciyaho y'icyo gihe umwanya umwe uba uri muzima undi ukaba nk'umusazi sindi umwana mwiza fata basi wambabariye unyumviriza ntabwo nari ndi kumviriza basi se mfukamisha umunwa n'amazuru byose urababarira nabikubwiye nongeyemo n'ikabi wowe ntabwo nari ndi kumviriza ngwino ntabwo nari ndi kumviriza Ratamabuja ntabwo ndi umwana mwiza. Umwana mubi ahubwo, umwana wumviriza uretse urumviriza. Kugira gutya ntabwo bari ukumviriza. Use abaye ari undi, ko ari musaza wanjye, iyo aza kuba ari ndi umusitsi koko bari kubigenza gute. Mabya nukuri kumana ntabwo nari ndi kumviriza, pe ntabwo ndi muri babakozi ngiye kumviriza. Isoni koko. Ntabwo mba ndi kumviriza nyine. Ubundi so bundi ni gute ukorera imbere y'umuryango mu muryango hagati. Uhageze n'umushyitsi ya. Urabona hano hatari izuba ryinshi hariya, hari izuba ryinshi. Hariya se mabya harabangamye. Kandi imico shaho usigaranye wowe. Mabya yandi umwana mwiza. Mbabarira rwose wa mubyeyi, mbabarira. Mabya uru rugo ntago naruvamo, mbabarira rwose. Nunanyirukana ntago nzahava, nishaka nzapfira hano menye ko mfiriya. Mabya mbabarira mubyeyi. Wambabariye. Ntago turiga waje kansabira imbabazi. Mabja wambabari faveri nanga nakwishije mana we ngiye mu cyaro koko nanga nakwishije ariko ngiye kukwishira ukundi kwezi mana kurya ibijumba nk'ingurube kuko mabja wambabari oya ngiye naraje wanyitayeho mabja nukuri mbabarira rwose mabja wambabari mubwirire nzajya nkubaha ninakubaha cyose nta kibazo mumbwirire ambabarire sawa nta kibazo mumbwirire nyine atanyirukana nzajya nkubaha uzajya unacira ntege n'intoki ariko wavambira muganga yego urakoze ngaho je uzana n'imyenda yawe yose nyigufure n'inkweto amagambo make ibikorwa byinshi we
gitondo. Sawa murakoze. Yora. Meze bite ko tamu cyo kunywa meze bite wengine natumiye meze. Kibana buryo uracyaza hangaha. Bro, meze bite? Uracyaza hangaha sha. Ndacyaza hanga icupa ryarantokanye wa muntu we. Ndetse kumwe urigeze kongera kunywa amayoga hangaha. Atanga sinzoga nayo aho ntarwaye. Ntabwo nava ku nzoga. Kereka n'urwara sinjya kwa muganga bayivuyeho. By'amayoga wapi sigeni yaragafanta. Bitari yo muri hangana hari ukuntu nari ndimo nabarangara. Ntabwo waganganira urabona icyapa kitamena. Wagaho ikintu amacupa tw'ingenzi. Aracyakwitaho neza. Nibagiwe ntabwo nabaha izindi nzoga ariza mwagiye mutishyuye murabanza munyishyura y'ubushize. Uravuze? Murabanza munyishyura y'ubushize mwagendanye. Muze ngo twagiye tutishyuye. Cyane rwose mwagendanye 2020. Amana data. Ntabwo bibaho. Oya murabanza munyishyura uyu munsi ntabwo mbaha inzoga mutabanje kunyishyura. Ahandi umuntu wigeze konzi nta muntu wigeze ngo yishyure inzoga hangana. Kareka ntabwo bigaye ntabwo nyikinywa n'amayoga rwose nankubeshya. Nahoja. 20 ni byinshi. Oya nanjye ntabwo nabiheba nyine murabanza munyishyure ndaguha make aho nsigaranemo nandi ngomba kunywera nani nyagose ndamwe. Nakaniye mama renda kunyirukana ibintu birakaze. Murabanza munyishyure. Aracyakwirukana amafaranga se ko nabuze. Oya murabanza munyishyure pe. Akira 15 yani ndasigaramo. Oya n'ayandi murayazana rwose. Mwihangane munyishyure n'ayandi muyazane. Ntabwo ndagenda nishyure ntakira. Oya muzane n'ayandi ntabwo umunsi ndi bubakire pe. Murabanza munyishyure rwose. Ndumva bigora. None twaza kumwe iki kindi niba utari ibi bitanu nsigaranye bingahe ntari birimo. Ubwo ndajya ku icupa ndajya kuri muhande. Oya ushatse wabanza ukanyishyura kuko nutanyishyura n'ukuri birakugwa nabi. Ubushize mwarangendanye ubu noneho ndi kubareba ntabwo muri mubona ashaka agacupa akwishyure yose umupapa kandi abanywa nakunda ubwo nta kibazo nanyishyure nta kibazo. Ndakwishyura umpa inzoga n'inywera kwikopesha inzoga ibintu bibaho. Arya ngo nangahe? Asigaye 5. 5 ni menshi. Ihangane yame kuko mwarayakonsa. Ndakwishyura n'imwe n'uzana inzoga tuma ndayagohera rimwe n'ubundi tumara. Ntabwo nazizanira abanza nishyure. Yawe ngire cyana nzaba ngira ibintu. Zana. Cyaba murakoze. Ndagafata hano nanjye ninyweregera amana. Bro, sigaye mu fanta ndetse. Yesigaye ninywera agafata. Byagenze biteze. Akareka inzoga nabaye nzihennye. Ejo bundi dusinda nibwo buze inzoga ndazira. Kareka ntabwo bizongera. Ntabwo ari ngiye. Ikimenye nyine mama namusabye ubaze nawe ko nazongera kunywa amayoga ngeya. Uragahitse rero ubayibwa niba uretse inzoga. Oya nari bikwemera nagaruga no bubwana ahubwo no butwari. Akunda. Amakamitse ngiye niko nimwera. Uretse inzoga ngiye kuzayisangira nawe. Uzaye zisangiza nakunda. Kanihangane nakundi nyine. Ubundi wari ukiri muto agwaziryohe. Ngiye guhindura ingamba ariko shaka abandi bagabo dusangire inzoga mu mbeshyi. Uretse inzoga? Ubwo naravuze ati ngende imwe. Oya nagakomeza ko umuntu asinze nibwo ziryoha. None warasinze uzivaho. Ufite akazi katoroshye. Mabuja. Reba se kuno watwicira icyaka dore. Turebe ibyo ari byo. Ataziza ndetse byagezemo. Sinza yazira mu marikana. Wera. Aho kanyemo. Urabona ko twaje icyapa. Mubanza munyishyure rero mbone gufungura. Murabanza munyishyure uyu munsi. Ukwishyuza mbere ibintu byarakomeye. Wowe fungura ese turakwishyura. Muranyishyura mbere abantu basigaye bangenda. Twaje twice n'icyaka ubone watwishyuza. Kwimuma buje ari igitangaza rwose aho namwereye hose denze ngana n'iye nta muntu wanyishyuza mbere. Nanjye narakaniba abantu basigaye bangenda na byatari. Nsigaye mbanza mwishyuza. Ubwo nanjye bamfashe hari ibisambo maze iminsi bizanga nanjye mbonye mu gisambo. Oya ntabwo namenye igisambo n'ikitari igisambo. Okay, ngapfunza ngo turakwishyura ntabwo turishyura ibintu tutaramusoma. Oya murabanza munyishyure pe. Urabanza tukwishyure? Cyane rwose. Karira.
reba agafunguzo rero ntacyo uzi amafaranga tuyagana tuyaguze n'agafunguzo zo fungura yakwishyura nabi tuzagaruka ku mwana bakari bishyuza mbere amafaranga ni gute nayacu twanywera aha ngaha tunasinda ubundi inzoga n'igikoma bari kutwima atanye no kuzana agasuzuguro katugende buriya igihe hari icyo tuzamwishyura niba batari tumucika nta kundi byagenda avave ibyo bintu bibaho i Kigali nica ndabyenzanye ko murangendanye mana we baranyica none Sumaya nzanira amazi aho ninywera ako guhamagara umuntu gusa nicaye n'amazi muri saro koko ese mama komera kuvuga ngo paparaza byageze hehe azasa ninde wamuteye umwaka sinabikubwiye kasumba zibyaso isura muyobera oya ngo ntutaramumenyera wowe nturamumenyera ariko umunsi mubwire none ubwo wanzuye iki reka nkubwire Suma mujye mureba kandi mujye mukamera no mujyi wawuba amasinzi reka nkubwire mami uzi ko igihe cya minerivare kirageze umva nyine wakabimenye ujye urengera so uyu mujyi si uwo kubamo abantu basinziriye ni ugukanura uti kubera iki iminsi amaze urayizi tuba dutera ibintu byinshi cyane uzi ko mu wa gatanu nize urabyibuka mu cyumweru nigaga iminsi 2 mu gihe abandi bize iminsi 5 gusa rero ugiye kongera kubaho sibyo mba ndwanaho kugira ngo ndebe ko mwakwiga yenda ko hari icyo bose aba yabonye akazi basura hazi haziheze ko numva ngo ni enjenyeri ibyo ndabizi musenjenyeri enjenyeri muyihe sine uri hose utari isi turiho Soma uzamubaze nawe uri umukobwa icyo nakubwira icyo nakubwira nimureke dushyire hamwe dushyiramo se kibaya araba yaraje yagiye gushaka amashuri n'ibiki byose ndabizi ubu ngiye guhaguruka haguruka nongera ukuri ntabwo nabona uko nkora byashoboka n'ishuri aya mashuri mwiza n'ubundi ni ku mutwe wanjye dore naho umutwe wanjye ntabwo nzongera nko kunize mu wa gatanu ntabwo byashoboka kabisa ntabwo nzongera kwiga ibyo mu wa gatanu nibyo ndimo ndwana nabyo ibyo nibyo ndimo ndwana ndashaka ko muziga abana banjye biso nta kintu yigeze abana ese ubundi kibaya yaguhamagaye kibaya yambwiye ko birimo bigenda neza yanavugaga ko mu mwanya bageze hano mama mama turatewe ubu byaciyemo none ibintu ntabwo bikiri bya bintu bitese ka ava byihorere mu mpamazi ahubwo mbanze nsomeho muhere byaciyemo none wigeze aho mama akiraho ibintu ni amahoro ibintu byaciyemo wumve ngo ubu ngubu none nabonye ishuri ahantu ngiye kujya kwiga none mwana we nani shimwe ndagukize byari byacamo se itonde buretse gatoya ayo nayo mbahaye kamanza nsomuka ayo nayo mbahaye kamanza nsomuka amazi tubwire mwana wanjye ikindi cyongeho none nabonye n'akazi ngiye kujya niga nanakora none Imana ni igitangaza ni mama yamuntu ngiye kujya niga nanakora ndahira uretse gatoya oya ngenda gukize ne mwana wakabonye hehe urabda tari butaye hano ahomora iyo ngiyo zabutari iyo ngiyo mu majyepfo zahuye niho wakabonye mama ngiye kumesa neri pasi n'inkweto uzagenda byari ni iminsi mike itonda wabwiye iminsi se ngo ngitunganye wowe ibintu bishyire ku murongo ubu byaciyemo mama ubu ngubu none ibintu ni ku murongo turira ku gihe noneho ava ibintu byo kuvunika yabanza wumve n'akamenyero bakayekanye kuboneka ava byihorere nakubwira ko ibintu byaciyemo kafashwe ako nutisubiraho wowe ukuntu nyanga ako se nako gatuvindimwe wowe ava byihorere
nanga amafuti yawe ubu byaciyemo rero nta muntu ufite amafaranga ukosa umuntu ufite amafaranga ntago akosa ibyo makubwira ndakuzura hinda washaka tubeshye ibyo makubwira mfite amatsiko mwana wa mbwiza ukuri akazi ngo wakabonye he i Butare ishuri naho ni hafi y'akazi none ikiyongeyeho no kujya niga mu mibyizi weekend nkajya ku ishuri Imana ikora ndamukize icyo kiri kuko mukize uramukiza soma buratse ndamukiza mana we mana we isigana rye ibikuza mutekano mana we Imana isubiriza igiye ko senga ikumva we shima nsenge ngo mbona akazi umva mu rugo mujye kubona inyuma aya n'amasengesho y'umubyeyi uri ufite umumama mwiza umubyeyi mwiza nta kintu utabona ko papa se ni mubi ntabwo nabivuze shabyase ni batabyumva ahubwo ndabafata ariko papa ni mubi ndashaka ikibazo kamusetse sikopiye kuba cyo yataraza ntabwo bishoboka iminsi maze nirukanka ndi guhiga akazi none telefone turema bagatumya ngo tube turetse mwana wanjye amavi nagiyeho saa y'ubusa nshimye Imana ni ukuri irakoze ikindi nawe uzagende wite ku kazi mwana wanjye ntuzavuge ngo karushye isaba aya ndabizi ubuzima twaciyemo ni bubi cyane n'umuki bucamo ariko mwarabushonye ibyavuye murabebe biva mu gusenga uraje urebe uramenya utazajya mu bigare bya bagenzi bawe nkajya numva ngo ntiwagiye kwiga ntiwagiye mu kazi mbese wicara utuze ngo karushye isaba ndamubwira n'abagenda kugashaka ndamuzi uzi ko iyo mico yinziho imbabura ya mushiki wawe yamukiza arahira ndagukiza we ubona wagiye ubu ngubu ahubwo mu gitondo byuka mbese ahubwo niwitwara neza ndagushakira n'umukozi ajya gufasha imirimo ako kantu ako kanshimishije ako bishyira umutima hamwe biva mu gusenga kiba n'ubundi ibico by'ifise yanze byanjye n'ubundi hari umwana wari waje gusaba akazi ariko kubera ngo twabayeho dutegereje icyizere cya so nuko nyine turamubwira ngo azaze tumuhe igisubizo akabanza ntangira akazi rebe ko bimeze tayari ukizimba buramushiki wari kwicara uzi ko usanze mvuga reka nigira mu nzu y'akawe bigeze mu mbabare byakimba yakomeza ngo usanze mvuga ukuntu ugiye gusubira ku gataro umwana wawe reka nararushye ariko uwiteka arakoze ubu namushima nde iyo umuntu yabyaye rega ntabwo aba akazi gusa ndaje ngo nguruhure noneho ibyo kwirirwa uvunika ukora wenyine ngo ndaje ngo ukorere mu ngata mubyeyi ni ukuri mwana wanjye kandi Imana izabigufashemo Imana izabigufashemo zite ku kazi utibagiwe n'ishuri kuko nubwo ubonye akazi usanze ndimo mvugana na so ko ngiye kongera ngahaguruka nashaka ngasubira no ku gataro ureke so wari warambwiye ngo ndamusebya ngo nicare ngo afite akazi keza uba amaze igihe kingana icyo ataza nose nitubona turya noneho arya azaza none asanga ibintu byahinduye imirishyo naho uguze kumubwira ko nabonye n'akazi none niba yishime narakara nakare noneho ntabwo ugiye kuzongera nawe ntiyabura kwishimira ibyiza wagezeho mwana wanjye nawe wamukamira mu kitoze ntiyananirwa kwishimira ibyiza wagezeho ariko ni byiza pe ndishimye ndagushimye nawe witanze ukajya gushakisha mwana wanjye n'inzara n'iki ngaho njya kureba icyo mushiki wawe ndebe ko nakuramo n'iyi myenda reba ko wakuramo n'iyo myenda urebe ko ubu yanahishije reka tubike Biteze
umeze neza? Byagenze bite se? Wamukoshereje nyine tu. Ntabwo uritegura se? Ko urumva unengushye byahataritse. Urabeshya. Ntabwo wabinkora kweli. Nese kutanyandikiye ngo umbwire byagenze bite? Tutambwiye kare ko sinaritegura. Uranengushye kweli. None ubwo dukora iki? Gusa urumva ibyo bintu byaba ari sawa ko byo kuza wamucitse ntibyatuzakugiraho izindi ngaruka cyangwa ugeze mu rugo. None se ibintu nari namaze gupanga ahantu twari tugiye kujya kuba bari kumbwira ko babirangiye. Nari namaze kuva mu rugo ngeze ku muhanda nyine ngo nze ngufate tugende kuko nari nsohotse nanaje tu. Ashaka umuco utamuvugishije. Ubwo se ugeze mu rugo akubwira ko udashaka. Ubwo ugeze mu rugo nta n'umucika se ibyo ndabyumva. Ako se mukuza gutaha kweli. Ndagutahana rero. Oya ndagutahana. Uburakare nibushira buriya tuzareba ikindi twakora. Sore kabyuka nitegure ubundi mucike. Yarasohotse gatoya. Reka nze mucike wanjye. Mabukwe nawe ko. Mabukwe kadutengushyira. Gose umwanzuro ufashe nuko ninza kugucyura mu rugo basi. Twarakumerera nabi nugenda utamu. Uraza kunyura nituvayo reka ahubwo nitegure no kugenda. Ndagucyura mu rugo iwanyu cyangwa ndagucyura mu rugo iwanyu? Ibyo ngibyo turabivugana nta kibazo reka nambare vuba vuba badasanga ntaragenda. Okay, ntari nyine ubwo dufite uko turaza kubyisobanuramo nyine nibiza kutubana ingaru. Ntabwo ibintu nakoresheje byapfa ubusa twari dutakaje amafaranga menshi. Yego. Sare kandi mutegereje nyine kandi iteguye kubanguka. Reka mbabwire nyine bakomeze komande. Byapfa ubusa te. Ntabwo byapfa ubusa kabisa. Siko ko wa mukobwa ko bakunda kumukanira byatari bizagenda. Nzafata umwanya ariko nzagiye buriya wasura mama we wenda nashidikanya ko yaba arimo kumubeshya kuko ndafite kandi nzagiye ngomba kubipanga nkagaye kuko nta kindi kandi mutegereje ntabwo buriya ntabwo kwikunda gusa ko nabimwemereye